Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu, mwarakoze kuduhitamo kugira ngo tujye tubana twigane ku bigendanye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo ababyeyi benshi bambajije cyangwa se bakunda kwibaza kijyanye n'igihe umubyeyi wabyaye abazwe agomba kongera gusamira cyangwa se kongera kubyara undi mwana. Ubundi inama z'abaganga cyangwa se iz'ababyaza zivuga ko nibura iyo wabyaye ubazwe ugomba kureka nyababyeyi ikabanza igakomera. Kandi tubona impamvu ugomba kwirinda gusama vuba. Ibyago bishobora kukubaho usamye vuba, icya mbere ni uko ushobora gusama vuba ugaturika nyababyeyi. Ikindi ni uko imisemburo itarajya ku murongo nanone ishobora gutuma ugira ibindi bibazo ugasama inda ifite ikibazo. Ikindi ni uko ibikomere biba bitarakira cyangwa se aho bakubaze haba hatarakira, kuko kubagwa ni igisebe batera kuri nyababyeyi. Guhita ugisamiraho rero harimo ingorane z'uko ushobora guturika nyababyeyi, imisemburo utarajya ku murongo igatuma ushobora gutwita inda ifite ibibazo n'ibikomere bitarakira. Ese nacishamo igihe kingana iki nkongera nkasama indi nda cyangwa nkabyara undi mwana mu gihe bambaze? Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubyeyi wabyaye abazwe ashobora gucishamo hagati y'umwaka n'umwaka n'igice, ubwo ni amezi 12 na 18. Icyo gihe tuba twizeye yuko wakize neza, ushobora noneho gutwita ntihabe ikibazo. Rero ahangaha izi nama z'umwaka cyangwa umwaka n'igice ntabwo ari ku babyeyi bose. Nanone bishobora kugendera cy'uko ese bakubaga bwa mbere cyangwa ubushize habayeho ibihe bibazo. Niyo mpamvu inama cyangwa se ibindi birushijeho wabibaza muganga wawe cyangwa se muganga wagukoreye cesarienne ubushize, kuko cesarienne ishobora kuba yarabaye compliqué, ukaba waravuye, ushobora kuba yari yashwanyaguritse cyane bakayidoda bikabije. Ibyo byose birashoboka. Icyo gihe ugomba gushyiraho imyaka iri hejuru. Niyo mpamvu rero iyo habayemo ibindi bibazo ugomba kubanza kuvugana na muganga mbere y'uko utwita iyindi nda. Ese ni iki cyakwereka ko wamaze gukira neza ushobora gusama? Icya mbere, imihango iragaruka neza cyangwa se yabonetse neza. Imihango yagarutse neza, yagiye ku murongo nk'uko byari bisanzwe. Icyo gihe biba bigaragaza ko imisemburo yawe yasubiye ku murongo. Ikindi, nta bubabare ugifite. Ababyeyi babyaye babazwe cyangwa se bakorewe cesarienne usanga bafite ububabare cyane cyane bw'umugongo, umutwe, ibikanu, ibitugu. Niba wumva utakibabara ahantu na hamwe mu mubiri wawe cyangwa se ku mubiri wawe, uri tayari kuba wasama indi nda ukaba wabyara undi mwana. Ikindi, kuba muganga wawe nk'uko nabivuze yakwemereye gusama indi nda cyangwa se yakubwiye yuko wakize neza, noneho akakubwira ati aho bigeze wakize neza, wagenda ukongera ugasama indi nda. Rero ni iki cyatuma tubasha gushyiramo umwanya cyangwa se gushyira umwanya hagati y'umwana n'undi mu gihe wabazwe cyangwa se mu gihe wakorewe cesarienne? Ikintu cya mbere ni ukuboneza urubyaro, gukoresha family planning. Kandi family planning iyo ugiye kuyitangira wegera muganga wawe akakugira inama. Iyo wayikoresheje ugomba gukoresha uburyo bwagukundiye. Iyo byakunaniye nanone wegera muganga akakugira inama, ariko iyo ugiye kubitangira wegera muganga. Ni byiza rero niba warabazwe kuboneza urubyaro kugira ngo wa mwaka twavuze cyangwa se wa mwaka n'igice cyangwa se ya myaka 3 bitewe n'inama za muganga, cyangwa ya myaka 5 bitewe n'inama za muganga, bibe byashoboka ko ushobora gushyiramo iyo myaka kugira ngo wirinde za ngaruka twavuze zo kuba wasama hakiri kare, nyababyeyi ikaba yaturika, bityo umwana n'umubyeyi tukababura. Kuko iyo nyababyeyi ituritse warasamye umwana ataruzuza umwaka cyangwa se akiri munsi y'umwaka, ushobora
uba waturika ukava cyane, umwana n'umubyeyi bose bakagenderamo. Ni ingenzi cyane rero kujya kwa muganga wawe akakugira inama ku buryo bwo kuboneza urubyaro wakoresha, kugira ngo tubone uburyo twashyira hagati igihe runaka hagati y'umwana n'undi mu gihe wabyaye ubazwe, kugira ngo twirinde bya byago byo kuba twatakaza ubuzima dutwite cyangwa se turi kubyara. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.